mbabwire n'akandi kantu Imana yankoreye amusore ko nk'isa kantu ni ikintu gikomeye kandi babwire namwe muracyumva ntimugire ngo wenda ndakabya cyangwa namakabya nkuru cyangwa nugukabya ibintu cyangwa ngo nukongeraho oya reka nkibabwire n'ubwa mbere ngiye kukivuga nukuvuga ngo iyo ngeze ngiye mu kigeragezo ndakibwira ngo wakigeragezo uribeshya nawe uzarangira kuko na cya kindi cyararangiye kandi nkakibwira ngo uwarangije cya kindi n'icyo azakirangiza. Shalom shalom bakunzi ba isanamitima bakunzi bacu turabegereje turabakiriye muri studio za isanamitima. Imana iduhana umugisha kandi Imana ibishimire cyane ibaha amahoro akomoka kuri yo. Yego niba MB.Queen wanyu rero nkuko mubimenyereye ku isanamitima reka duce bugufi twubaha Imana dusenge. Yego birakwiriye yuko twiragiza Imana kuko nta kintu nakora na kimwe atariyo inkoresheje. Rero niyo mpamvu ari umuco wa isanamitima ntimuzabyita umuhango oya niko biri. Yego Data Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, nyir'ibiremwa byose, nyir'ibihumeka byose, nyir'ibinyabuzima byose, nguciriye bugufi, nciye bugufi munsi yo kwera kwawe no gukomera kwawe, nciye bugufi munsi y'imbaraga zawe, ngushimira ineza yawe n'ubuntu ungirira uko bwije n'uko bukeye. Data uri Imana niryo zina ryawe, cyubahiro kibi cyawe. Ndakwinginze kubwo abadukurikiranye ku isi yose mwami, kubwo abadushyigikira, kubwo abadutega amatwi nyakubahwa ngo bagirire neza mwami. Data mu bibazo byabo mwami Mana mu ngorane banyuramo zo mu isi papa, ijambo ryawe riravuga ngo abababaye basenge, abishimye baririmbe. Ariko uyu munsi hari abababaye mwami, ubagire neza, ubabere Imana, ukuboko kwawe kurekure kubagereho, imbaraga zituruka i Siyoni mwami zibatabare, ukuboko kwawe kw'iburyo kubafate mwami, ubiyereke kurushaho, ubihishurire, ubabere Imana ishobora byose itananirwa, ubahaze amahoro n'umunezero n'ibyishimo mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Urakoze Uwiteka Imana ko ubyumvise kandi ubikoze. Njyewe ndakanwa k'Imana isumba byose, ndi umuyoboro Uwiteka anyuzamo amagambo ye, kandi nukuri ibyaba yateguye mba ndi bubyakire byose kandi nkabibagezaho. Ku isanamitima rero haba byinshi byiza, haba inama z'umuryango zose niho uzazishakira. Niba hari n'ahandi simazi igenda avugaho nkorera. Inama z'umuryango MB.Queen muramuhamagara akabitaba, muramwandikira akabasubiza. Mana yanjye ni ukuri ndabishimira Imana ibinshoboza, si imbaraga zanjye, nta nubwo ari ubushobozi bwanjye, nta nubwo ari ubwenge bwanjye. Kubona inama ugira abantu bose bakugana, kubona uwo mwanya wose kandi ukabyemera ukabyitangira, ni ukuri ndabishimira Imana pe. Rero ndashima Imana ko ndi mu mugambi wayo kandi neza. Ndumva afite amashimwe menshi, ndabishimira kuko niyo ibinshoboza. Uyu munsi ndumva mfite gushima. Reka nsome ijambo ry'Imana, wenda muri iyo hazamuti topic noneho ni iyihe mufite amatsiko, ariko ndumva mfite amashimwe uyu munsi. Ndumva mfite amashimwe akomeye cyane mu mutima wanjye. Hari ibintu byinshi nshimira Imana pe,
reka nsome ijambo ry'Imana riri hano muri Zaburi 107 uhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Akaba uwo murongo urampagije. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nukuri ibyi Uwiteka dukorera, iby'Imana idukorera, iby'Umwami Yesu atugirira umunsi ku munsi ni imbabazi ze n'ubuntu bwe. Imbabazi ze zigaragarira ahantu henshi, cyane cyane kuri jye. Iyo ataba imbabazi ze, iyo ataba ubuntu bwe, iyo ataba ineza ye, ntabwo mba naramumenye, ntago uyu munsi mba ndi mu mugambi we, ntago uyu munsi mba mvuga Imana uko nyivuga. Ni imbabazi n'ubuntu Imana yangiriye. Hari abantu benshi nyine bumva tuvuga Imana dushima Umwami Yesu bakavuga bati se byo ni ibiki se, Yesu arahari, Yesu se bamubonye gute, iyo Mana bayibona gute? Ariko tuyibona mu mirimo, mu neza yayo itugirira umunsi ku munsi. Maze iminsi mbabwira yuko ndimo guhamagarirwa gushima Imana byimbitse. Imana yambereye nziza, Umwami Yesu yamfatishije ukuboko kwe ndi umwana, yantoranyije ndi umwana. Ntabwo nigeze njya mu by'abana ngo nsamare, nari ukuboko gukomeye, narakumvaga, nabaga ndiho imbaraga zikomeye. Yego narakinnye nk'abana, nakuze nk'abandi bana, ariko ugasanga hari aho dutandukaniye kubwo ukuboko k'Uwiteka Imana cyangwa ukuboko k'Umwami Yesu kuba mwizera wamfashe ndi muto. Ego bwa burangare bw'abana, kwa kwibagirwa kw'abana, ntago nabyigeze pe ngeza naho menya ubwenge. Nababwiye ko nakuriye mu rusengero rwa Anglikani. Nagiye kumenya ubwenge nsoma bya bice byo mu rusengero, ariko numva ndi umwana udasanzwe, mfite ubuhamya no ku babyeyi banjye, mfite ubuhamya no ku baturanyi no ku bandeba. Ntago zabaga ari imbaraga zanjye, ni za mbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose. Ni bwa buntu bw'Imana bugirira umuntu neza. Ngeza igihe cy'ubwadresa, ntago nigeze nitwara nka badresa. Oya, oya. Ni kwa kuboko k'Uwiteka kwari kundiho, kungendaho kugeza n'uyu munsi. N'uyu munsi ngenda mbona ukuboko kw'Imana gukomeye. Mpura n'intambara nyinshi pe, narazibabwiye, narazisobanuye. Ntabwo isi yigeze impa amahoro na gato. Ntabwo isi n'ibiri mu isi na Satani yigeze ashaka ko nseka nk'uko nseka uyu munsi. Ntabwo yigeze ashaka ko nezerwa, ariko ikintu yampigiraga ni iyo nyenyeri, ni uko gutoranywa ndi umwana kugira ngo yice ikindimo, kandi ntashobora kwica ikindimo umugambi w'Imana ku bugingo bwanjye utarasohora, kuko imigambi y'Imana ntabwo ijya iburizwamo. Ijambo riratubwira ngo tuzanyura mu mazi ntazadutembana, tuzanyura mu muriro ntituzashye. Umugambi w'Imana iyo uri ku buzima bwawe, iyo tararangira ku buzima bwawe, nta gishobora kugushobora. Yego Satani ararwana, ariko ntago ari umutsinzi rwose, ntago ari umuneshi. Oya, gusa agira intambara ziteye ubwoba, zishobora kuguteshura udakomeye, zikagutesha umurongo, ndetse zikakwibagiza Imana. Ariko nabwo ni za mbabazi z'Uwiteka zangaruraga. Mu by'ukuri nanyuze mu bikomeye, nanyuze mu ntambara zikomeye, mu byiciro bitandukanye, ariko ukuboko kw'Imana ntago kwigeze kundeka. Rero ndashima.
ndashima Imana cyane kuko yandinze kwiheba, indinda kwigunga, indinda kwitekerezaho, kuko iyo ninza kwitekerezaho n'iminota 2 gusa nari gupfa. Burya reka mbabwize ukuri, ntago hica indwara ubwayo, hica ubwihebe n'iterabwoba ry'indwara. Niba urwaye indwara koronike, abaganga bakakubwira bati ntabwo ikira, ugatekereza bikarenga kwihangana kwawe, bikarenga ubwonko bwawe, bikarenga ubushobozi bwawe no gupfurapfa. Ndabaha urugero rw'umugore umwe cyangwa umudamu umwe wari inshuti yacu, wari inshuti yanjye by'umwihariko, twasenganaga. Yari akiri na muto, yari akomeye cyane cyane, agakomeza arwara ariko atazi icyo arwaye. Naho umunsi umwe ajya kwa muganga, bamusuzumye basanga afite ubwandu. Basanze afite ubwandu, ananirwa kubyakira. Ariko igihe cyose tukamurema umutima, tukamusomera ibyanditswe, tukamusengera, ugasanga arahorana ibyiringiro ndetse yizeye ko azakira. Umunsi umwe yari afite mukuru we nawe ufite ubwandu, aravuga ngo naza ajye kuba mu rugo, ariko ni ahantu badasenga, ni ahantu hataba amagambo y'Imana. Burya reka mbabwire, nta kintu kizana ibyiringiro na expectation y'ibyiza nk'ijambo ry'Imana. Nta kibaho, nta kintu gitera umunezero nk'ijambo ry'Imana. Nta kintu gitera gukiza ubwonko no gutunganya ubwonko no koza ubwonko, nta kintu kizana kutiheba no kutiganyira nk'ijambo ry'Imana. Rifite imbaraga pe, ndababwiza ukuri. Noneho ageze aho hantu, kubera ko nta byiringiro yahabwaga, nta jambo ryiza yabwirwaga, nta byiringiro bizima byo gukira yabwirwaga, nta magambo y'ibyiringiro. Iri jambo ry'Imana rifite uburemere, rifite imbaraga zo gukiza umutima, zigakiza n'umubiri. Agezeyo bamushyira mu cyumba cya wenyine, nta n'umugeraho. Ariko njye nawe namubuje, ndamubwira ngo ini wanjye we kujya hariya hantu, kuko mu by'ukuri naho hari mu bwihebe, kuko uwo mukuru we nawe yari mu bwihebe, yari mu bwigunge. Urumva abantu babiri noneho bihebye. Nyuma y'iminsi 4 gusa twagiye kumusura, dusanga nta kituzi, dusanga nta n'umuntu n'umwe azi. Hashize icyumweru kimwe ahita apfa. Kubera iki? Kubera kwiheba, kubera kwigunga, kubera kwitekerezaho bikarenga ubwonko bwe, bikarenga ubushobozi bwe, bikarenga imitekerereze ye. Narababwiye nti buriya ntabwo hica ikigeragezo, ntabwo hica indwara, ahubwo hica kwiheba. Iyo wapfuye mu bwonko buri uba wapfuye, iyo wabuze ibyiringiro uba wapfuye, iyo utizera uba wapfuye. Hari abapfa nyine bagasigara bahagaze, ukagira ngo arahari ariko adahari. Ariko hari n'abapfa bakavaho pe, mu by'ukuri. Rero ikintu nshimira Imana nuko yampaye ibyiringiro. Ibyiringiro bivuga ngo uyu munsi nubwo ndi mu bibazo, ejo nzabivamo, ejo bundi nzabivamo. Gutyo ibyo byiringiro bigatuma ntiheba, bigatuma ntigunga. Kandi ibyo byiringiro nta wundi mba niringiye, ntago mba niringiye imbaraga z'abakomeye, ntago mba niringiye bene wacu, ntago mba niringiye abantu, oya, mba niringiye Imana yo mu ijuru yagiye inkorera ibikomeye mbirebesha amaso. Ni ukuvuga ngo iyo ngeze ngiye mu kigeragezo, ndakibwira ngo wakigeragezo we uribeshya, nawe uzarangira, kuko na cya kindi cyararangiye. Kandi nkakibwira ngo uwarangije cya kindi n'icyo azakirangiza. Ubuse koko naba narabonye Imana inkura mu rupfu ikanzura, igateranya amagufwa yanjye yari yashwanyaguritse,
inkuru zose zo kwa muganga muri CH babaga bavuga kunca amaguru ariyo trending story. Ibyo Imana irabitsinda kubera ibyiringiro yampaye n'ubundi nizo nkuru zicicikana nayo makuru acaho nayo makuru trending ange sinayemeraga. Iteka naturaga ibinyuranye n'iby'abaganga, naturaga ibinyuranye n'inkuru zitrendinga, narabibabwiye. Rero ndeba Imana yankuye mu muhanda nabuze gitabara nabuze kivurira. Koko mu by'ukuri ni iki kindi ubu ngubu cyantera ubwoba ngo kinteshe umurongo? Mbabwire n'akandi kantu Imana yankoreye. Amusore ko nk'isa akantu ni ikintu gikomeye, kanyibabwire namwe muracyumva, ntimugire ngo wenda ndakabya cyangwa ni amakabya nkuru cyangwa gukabya ibintu cyangwa ngo nukongeraho. Oya reka nkibabwire, n'ubwa mbere ngiye kukivuga. Yego, muri uko guteranya amagufwa muri izo ntambara no gushingagurika kwayo, si igufwa ryavunitse ngo bongere bashyiremo tije baryunge, byari ibintu biteye ubwoba. Nababwiye ko banteranyije, hanyuma bagasanga banteranyije nabi, nyuma bakansubiza mu iseta. Nyuma y'ukwezi harajemo infection, bagerageza kuyivura biranga, ariko bo navuye mu bitaro bibwira ko bamvuye. Muzi ukuntu byagenze? Nageze mu rugo nyuma y'umwaka ya infection iragaruka. Murumva, ngira ngo ababyumva, iyo umuntu yumvise ngo infection yo mwigufwa ushobora no guhita ufainting, ushobora no guhita uvuga uti ni kanseri byarangiye, ubwihebe bukagutaha. Ariko reka mbabwire, ntabwo nigeze ncika intege, ntabwo nigeze niheba, naho abaganga baje kubonera iyo infection yo mwigufwa ntabwo nigeze niheba. Naravuze Imana yankuye mu muhanda, Imana yakoze nibi, Imana yateranyije nibi, Imana yanzuye, izo mbaraga n'ubundi zirahari kunkiza. Sinigeze niheba, sinigeze nitekerezaho, sinigeze nibaza ngo bizagenda bite. Handi umuganga bibona akakubwiza ukuri, akakubwira ati iyi infection gukira no kudakira byose birangana. Iryo jambo ryonyine muganga ari kubwiye, nubwo waba ukomeye uguti atari Imana iguhagazemo, wacika intege. Mwigufwa ntibahakanda, mwigufwa ntibagerayo, mwigufwa ni ahantu utanavuga ngo reka nkande cyangwa mvure cyangwa ngire gute. Ariko mu by'ukuri ubu nacyo Imana yaragikemuye. Imana yampuje n'umuganga, ngira ngo nanamuvuga nta banga ririmo, mukoreye na publicité, nta kosa naba nkoze, kuko yambereye umugisha. Witwa Dr Dominique, ukorera mu ivuriro ryitwa Ejo Heza. Aragenda arambaga, ajya mu igufwa roza, kuko niwe bandangiye. Barambwira bati nta wundi wakora ibyo, nibimunanira ubwo nyine nta kundi uziyakire. Ariko mu by'ukuri ndashima Imana uyu munsi bikomeye ko infection yo mu igufwa yakize. Nari maze igihe nshaka kubishimira Imana, ariko umunsi wari uyu. Infection yo mu igufwa yarakize neza, maze kwicisha mu cyuma inshuro nyinshi. Rero mu by'ukuri ndashima Imana yanzuye, ndashima Imana yanteranyije ubwayo. Nababwiye ko n'abaganga batajya babyirata. Hari n'uwigeze kumbwira, arambwira ati mama kwi, burya twagukoreragaho ubushakashatsi, kuko ka yawe ntabwo twigeze duhura nayo ubundi ahandi. Rero mu by'ukuri ni Imana byose yabikoze. Na Dominique ni Imana yamukoresheje. Mboneyeho n'umwanya wo kumushima no gushimira abaganga banjye bose bambaye hafi, bagakora ibishoboka byose, ibyo bari bashoboye byose barabikoze. Barabikoze mu by'ukuri kandi neza.
kandi Dr Bikoroti ukorera CHK sinzi ubu niba ariho agikorera, Dr Faustin icyo gihe yakoreraga CHK, Dr Sam Kanyesige n'abasista babo pe n'aba infirmiere ba CHK, mana yanjye muganga Solange wanteraga ikinya w'umuspecialiste cyane mu gutera ikinya, mana yanjye ukuntu nari imeze ikinya nashoboraga no kugiheramo kuko nta n'umwuka nagiraga, nta n'imbaraga nagiraga, n'ubuzima bwari bwararangiye mbona ari hafi ya ntabwo, ariko umwuka w'Imana akabana nanjye. Ndabashimiye cyane, mwaritanze bikomeye. Ntago ngira ngo muri abaganga banjye nka Dr Faustin nigeze kumubaza nti nimbaho ni iki nazaguhemba, arambwira ngo uzishyura ibitaro. Ariko mu by'ukuri gushimira ni umuco mwiza kandi wanjye, nzajya mpora mbashimira. Rero n'ukuri reka nsoze, nashima ntago narangiza. Umwami Yesu tubiziranyeho, iyo ntangiye kumushima ntago ndangiza. Mfite byinshi mu by'ukuri byo gushima, kandi ubu buhamya mba nshimira Imana, mba ngira ngo abari muri CHK uyu munsi bazakurikira buno buhamya bazamenye ko Imana ikiza, bizera Imana nyir'ijuru n'isi idakoresheje abaganga, burya itabahaye ubwenge, itabahaye imbaraga, itabahaye patience, nta kintu na kimwe bakora. Nabo barabizi, babanza kuyiyambaza. Rero mba ngira ngo ubuhamya bufashe umuntu wese unkurikira uyu munsi, uzankurikira na nyuma y'imyaka, bajye bagira ibyiringiro mu Mana. Burya n'abaganga iyo barimo kukuvura baba barwana no kugarura ibyiringiro byawe. Uzarebe iyo uhuye n'umuganga ukubwira neza, akakubwira ati indwara izakira, nzakuvura, uzakira, nzakubyaza neza, uzabyara neza. Ayo magambo meza niyo abanza kugukiza, niyo abanza kugukiza. Rero nicyo Imana idukorera, kudukiza kwiheba, kudukiza kwitekerezaho. N'umuti uhita ukuvura vuba iyo uri umuntu utiheba, iyo uri umuntu udacika intege, iyo uri umuntu utigunga, iyo uri umuntu utizungurukaho. Imiti iraza nayo igakorana n'uturemangingo na homoni zawe, bikabyara imbaraga. Ariko iyo uri umuntu wiheba, urumva umubiri ucika intege, abasirikare b'umubiri bagacika intege, n'imiti bigatuma itakuvura, n'ibyo uriye bigatuma bitubaka umubiri uko bikwiriye kubera ubwihebe. Ndashima Uwiteka Imana yanjye yandindiye ibyiringiro, kandi rwose sinigeze ntakaza ibyiringiro, kandi sinzigera mbitakaza rwose. Uwiteka Imana ndagushima, kandi ndagushimye kugira ngo abanyamibabaro bishime, kugira ngo abarwayi bihebye babone ibyiringiro, bakire ubwihebe, nta yindi inteshoni. Ndagushima kugira ngo abantu bamenye kuri Imana. Data mwiza uwera wa Isiraheli, ngo uhaye icyubahiro ndakikugaruye cyose, uko wambereye Imana yo kwizerwa, wambereye Imana mu bibazo bikomeye, mu bigeragezo bikomeye, mu ntambara zikomeye. Nabonye ukuboko kwawe, nabonye imbaraga zawe Data Mwami, nabonye urukundo rwawe Mwami, nabonye ineza yawe gitare gikomeye. Ndagushima imbere y'Abanyarwanda banyumva ku isi yose, ndetse Data n'abanyamahanga, kugira ngo bamenye kuri Imana cyubahiro cy'amahanga. Ugire neza rero abatakaje ibyiringiro, kugira ngo Mwami ubagaruye ibyiringiro, ubagaruye kwizera, ubarinde kwiheba, ubarinde kwiyahura, ubarinde kwiyanga Data, ahubwo Mwami w'abami ubihishuriye kurushaho nk'uko wanyihishuriye, ubagire neza kurushaho nk'uko wangiriye neza, ubabere Imana muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Shalom.